Mwiriwe neza nanone ndabakunda cyane rero ndagarutse muri rya somo ry'ikinyarwanda kumenya vuba ikinyarwanda. Ubu rero tugiye gukomereza aho twari tugeze, aho twarebaga ubuvanganzo n'iki, tubonamo ibice bibigize, tubona inkomoko y'ubuvanganzo. None ubu ngubu rero tugiye kongera kureba icyo bita ubuvanganzo muri cya gice twari twabonye nyine mu buvanganzo nyemvugo. Tugiye kwirebera ubuvanganzo nyemvugo nyabami, tuzagaruka twirebera ubuvanganzo bwo muri rubanda. Ubu rero tugiye kwirebera nyemvugo nyabami, noneho turebe aho twari tugeze muri za ngeri z'ubuvanganzo nyemvugo nyabami. Twarebye tubonamo ubwiru, tubona ubucurabwenge, tubona ibisigo nyabami, tubona intekerezo z'ingabo, tubona ibyivugo, tubona amazina y'inka, turongera tubona indirimbo z'ingabo. Ubu rero tugiye kureba kimwe muri ibyo bice uko ari kibarirwa mu ngeri z'ubuvanganzo nyemvugo nyabami. Tugiye kwirebera rero ubwiru. Ubu tugiye kwirebera ubwiru. Ese ubwiru ni iki? Ese hakubiyemo iki? Ubundi twihuse cyane rero, ubwiru rero bukubiyemo imihango yose yakorerwaga ibwami, igasobanura ibihe by'ingenzi bishishikaje igihugu, igakorwa n'umwami ndetse n'abiru. Ese ubundi abiru yari abantu bameze bate? Aba yari abanyamabanga b'ibwami, kugira ngo byumve neza. Aba yari abanyamabanga b'ibwami, nibo bari bashinzwe kuvuga. Abiru nibo bari bashinzwe kuba bavuga ngo umwami uyu n'uyu hazimikuyu ni uyu wavukanye imbuto. Maze ko umwami yavukanaga imbuto, ntabwo apfaga kuba uri umwami ngo uhite uba umwami gusa. Umwami yagombaga kuba agize ute? Avukana imbuto. Abiru rero bari bashinzwe kuba aribo batanga wavuga ko ari nabo batangaga amategeko ibwami. Nubwo umwami we yashyiraga mu bikorwa, ariko abiru nibo bantu bavugaga twenda umwami uyu n'uyu arakuze, ageze igihe cyo gutanga, igihe kikagera bakimikwa undi mwami. Abiru rero aba bose nibyo babaga bagize ute? Bashinzwe. Ubwo rero tugiye kwirebera rero, ese ubundi iyo mihango yari igabanyijemo ibice bingahe? Iyo mihango twabonye yari ishishikaje ibwami, noneho yari igabanyijemo ibice bingahe? Ubundi imihango wavuga ko yari igabanyijemo ibice bigera muri 4. Icya mbere yari irarye ry'abami. Icya kabiri yari umurage w'ingoma. Icya gatatu yari intekerezo z'ubwiru. Icya kane yari inzira z'ubwiru. Yari irarye ry'abami, irarye ry'ingoma, intekerezo z'ubwiru ndetse n'inzira z'ubwiru. Yari ibice bigahe? Iyo yari imihango yose yari ikubiyemo ibyo bice. Iyo mihango yose yari igabanyijemo ibyo bice. Ko ari bingahe? Ko ari 4. Tugiye kwirebera irarye ry'abami ryari rimeze rite, turebe umurage w'ingoma wari umeze ute, turebe intekerezo z'ubwiru zari zimeze gute, turebe n'inzira z'ubwiru zari zimeze zite. Tugiye kubanza turebe irarye ry'abami yari iki. Ubu rero bivuze ngo irarye ry'abami yari icyo umwami yasize agize ute? Ategetse cyangwa araziroze. Umwami yageraga igihe akavuga ati niwe watanga itegeko akavuga ati umwana wanjye uyu n'uyu niwe ngize umwami. Umwana avutse aha n'aha niwe ngize ite? Ngize umwami. Nubwo yavugana imbuto, ariko n'igihe yarebaga mu bana be akavuga ati uyu nguyu ntakwiye ingoma, agasiga ati nyabona ndashaka uriya ariwe uzansimbura, cyangwa ndashaka ko ibi bizagenda gutya. Yari ubwira rye ry'abami yari uburyo bwo kureba ibyo umwami yasize araze cyangwa se asize ategetse. Ayo ni irage ry'abami. None tujye kureba umurage w'ingoma. Ubundi ahangaha yari ukureba uburyo umwami n'abagabekazi bazagenda bakurikirana basimburana. Abami bose bagombaga kuba bakomoka mu Banyiginya, naho abagabekazi bo bagombaga kuva mu bwoko
bw'Abega, Abaha, Abakono n'Abagesera. Iyi miryango yose yakomokagamo abagabekazi, iyi miryango yose yakomokagamo abagabekazi tuyikubiye hamwe yitwaga ibibanda. Ngo imiryango yatangaga abami yari iki? Imiryango yatangaga abami yari Abanyiginya. Imiryango noneho yatangaga abagabekazi ubwayo tuyihuriza hamwe ikitwa ibibanda, ariko akaba ari Abega, Abaha, Abakono n'Abagesera. Abo bose nibo bagombaga kuvamo abagabekazi. Aho turahabonye irage ry'abami, irage ry'ingoma. Irage ry'ingoma yari uburyo bwo kureba uko abami bose, abami n'abagabekazi bazagenda basimburana, ko bazagenda bakurikirana. Aho tubonye ko abami bagomba kuva mu muryango w'Abanyiginya, naho abagabekazi bakava mu muryango w'ibibanda, ukubiyemo nyine ibibanda. Ubwo rero tugiye kwirebera none icyo bita intekerezo z'ubwiru. Intekerezo z'ubwiru zo zari zimeze zite? Intekerezo z'ubwiru rero hano ntabwo tuhatinda, kuko intekerezo z'ubwiru yari uburyo abiru bicaraga bagatekereza. Iyo mitekerereze bari bafite, tuzabigenza gutya, abiru ubwabo bakicara bakanoza uko bazagenda bagira iki, bakurikirana. Ubwo izo nama rero zaberaga ibwami, bagatekereza. Ibyo rero ibyo ngibyo bishobora kuba bikaba mu mivugo, abiru bakabivuga. Noneho abahanga cyangwa se abasizi bakaba bati abiru bakabivuga mu bisigo, abiru aba nabo bavuze gutya na gutya. Ibyo rero n'icyo ziburi yari uburyo bwo kwicara bagasasenzura, bakavuga bati ibi bintu gutya na gutya, akaba ari nk'inama. Aha rero intekerezo z'ubwiru nta kintu twavugaho. Rero reka noneho tuzaze twirebera, ngo twari turi ku bwiru, turacyari ku bwiru. Noneho tuzaza twirebera, ntimuzacikwe nyabona, tugiye kugira ahantu haryoshye. Tuzaza twirebera noneho inzira z'ubwiru, aho tuzabona ko bazigabanyijemo ibice 5, akaba ari imivugo 18 irimo ibihe by'ingenzi. Tuzabibona nyine uko bizagenda. Noneho nibwo isomo rigiye kuryoha. Hari iri somo ryo kuvanga naryo rigiye kuryoha. Ako nandi ndatekereza ryoshye, kuko waraturikiye ya mbere nundi uracyafite iki, uracyafite akanyamuneza cyo kugenda ukurikira isomo wumva uko rigiye rikurikirana. Ubwo rero reka mpagarikira ahangaha, ahubwo mbibutsa kugira gusharinga nyaboneka, mbibutsa gusharinga, mbibutsa gutanga comment, mbibutsa gukora subscribe. Ibyo byose nyine binyereka ko nyine ndi kumwe n'abantu, ntari njyenyine, kandi namwe mwamwigiramo byinshi. Noneho iyo nambwiye ati iki kintu ndashaka ko ari cyo uzaza, ndabikora rwose, nta cyambuza kutabikora. Ubwo rero reka mbareke mugire umunsi mwiza, ndabazirikana cyane. Ciao ciao.